Hello, kuzigama. Menya kuzigama nk'abashinwa. Ibikenerwa byawe ntibigomba gusumba cyangwa kungana n'umushahara wawe. Burya abashinwa bafite ibanga ryo kuzigama kurusha abantu bose. Ni abantu ba mbere mu kuzigama. Ugomba rero nawe kumenya kuzigama nkabo. Abashinwa bazi kubika amafaranga menshi binjiza. Mu mafaranga binjiza ayo bazigama niyo menshi kuruta ayo bakoresha kugira ngo babeho. Ni abantu bicisha make ku buryo bazi kubaho gikene kandi bakize, kandi bakaba bakozi cyane, nta kazi na gakeya basuzugura. Kuzigama cyane rero ko abashinwa ahanini nanone babifashwamo nuko babyara abana bake. Umwana umwe wenyine niwe wemewe na leta, uwa kabiri ntiyemerwa, ku buryo leta ntacyo imufashaho. Ntabwo leta hari ibintu mutangaho ari amashuri, ababujijwe kujya mu mashuri ngo leta imurihire, ari kwa muganga. Mbese ni umwana ubutemewe mu gihugu. Ni ukuvuga ngo bamurihira ababyeyi babyaye n'umwana wa kabiri, hari amafaranga bagomba kuriha leta kugira ngo ni nk'igihano. Urumva ibyo kintu cyo kubyara abana makeya rero gituma batagira ibikenerwa byinshi bagomba gutanga ku bana. Umwana umwe ntabwo ari kimwe n'umuntu ufite abana batanu. Murumva ibyo bibafasha kuzigama. Ikindi kintu gituma abashinwa bashobora kuzigama cyane ni abantu muri kamere yabo bazi kwicisha make mu byo kugura ibintu. Ntabwo bagura ibintu Dolix, ya Louis Vuitton, Gucci, Nike, ntabwo ari mu bintu by'amamarike. Bagura ibyo bakeneye, atari ibyo bakeneye bifuza afite. Bagura ibintu bakeneye, atari kuvuga ngo ndifuza kugura ikintu cya marike nereka abantu ko nkomeye. Oya, bagura ibyo bakeneye. Ibyiza ashobora guhitamo kugura nka sake y'uruhu izamara igihe kirekire kandi igura makeya, inshuro 20 ku ya marike. Murumva icyo gihe azayikoresha igihe kinini, bizatume agura indi sake hashize igihe. Icya gatatu nanone gifasha abashinwa burya kumenya kugira amafaranga menshi bakira ku ruhande. Abashinwa nanone ni abantu birinda gufata amadeni muri za banki. Ni abantu bazi ubwabo guhererekanya amafaranga hagati yabo kugira ngo babe bacuruza, bagire imishinga hirya no hino. Usanga ubucuruzi bwabo babucuruza bahererekanya amafaranga hagati mu miryango, mu nshuti, ugasanga bihagarariye muri bo. Noneho rero urumva icyo gihe ntibariha amadeni ya banki. Uyu munsi ndabakangurira kumenya kuzigama nk'abashinwa. Abashinwa, umushinwa amafaranga yinjije ayabika niyo menshi, mu gihe twebwe abantu usanga ubanza ukagura ibintu asigaye ukabika. Burya ubuzima ntawe umenya ibyabwo. Ntabwo wakwizera utazagira ikibazo ku buryo ukenera amafaranga. Abantu rero benshi bakunda kwibwira ko badashobora kuzigama kubera umushahara wabo ari muto, ariko ntabwo ari byo. Ni ukubera kubura ubumenyi bujyanye n'imicungire myiza y'amafaranga. Iyo uzi gucunga amafaranga, uba uzi yuko mbere yo gukoresha amafaranga yawe hari amafaranga ushyira ku ruhande yo kuzigama. Kuzigama nabyo ubishyira mu bikenerwa byawe. Kuzigama birashoboka kuri benshi, ugomba kubigira hamwe mu buzima bwawe. Ni ngombwa cyane kubera ko hari igihe ushobora gukenera amafaranga bigutunguye ntube wajishobora kubera ko uzizigamiye iminsi mibi. Abantu benshi ntabwo bitekereza, wenda wabona ifaranga ugahitamo kuryoha, ugahitamo kugura ibintu bidakenewe kandi washobora kubanza ukarizigama. Amafaranga yose akunyuze mu ntoki ugomba kuzirikana ko agomba kugusigira icyo ushyira ku ruhande byanze bikunze. Nk'abashinwa nta rwitwazo. Abashinwa ashobora kugabanyamo kabiri agashyira hariya, 1/2 kikaba kuzigama, hanyuma ayandi asigaye akaba yakoresha. Ayo kuzigama banzu yakureho ukimara guhembwa mbere yo gutangira ku bindi bintu. Nibyo bintu bizagufasha wumve ko atari ayawe. Niko bimeze, nibwo buryo uzashobora gutabarwa n'ayo mafaranga yawe wabikije mu bihe bikomeye. Bya bindi bitunguranye ushobora guhura nabyo utabizi, utabiteguye ukabona biraje, icyo gihe uba ufite ahantu wirukira hakagufasha. Kandi nanone aya mafaranga ubika niyo azagufasha nanone kugera ku bukire. Umenye kubyitwaramo neza, ukamenya uko byaza umusaruro y'amafaranga yawe.
umuntu wese nyine yifuza gushobora kugira ibyangombwa akeneye. Niyo mpamvu twese twifuza gukira, byibuze ukagira ibyangombwa ukeneye n'umuryango wawe, ntugire ibibazo byo kubura amafaranga. Nubwo utakira bya bindi bya mirenge cyane, ariko ukavuga uti ntabwo nzagira ibibazo by'amafaranga. Ibyo byose ugomba kubiteganya. Kubera no gukira ibya mirenge cyane nabyo hari usanga nta mpamvu yabyo. Icy'ingenzi ni ukugera ku bukire ku buryo udakenera amafaranga. Hari igihe ugerayo ukavuga uti ntabwo nakira amafaranga, umwana wanjye ntarakira amafaranga, nshoboye kumwitaho uko bikwiye. Kugera ku bukire rero nk'ubwo butuma uzagera nko mu myaka iri imbere ukagera mu gihe udakira amafaranga, bigusaba gukora cyane, ukaba uretse kuryoha byo kuryoherwa n'ubuzima mu gihe kiniki, ukaba uretse ukabanza ukazigama. Nuko bigenda, nta bintu byo kwihuta kuzigama. Ubu utangiye kujya amafaranga, kuzigama nibyo ubanza gushyira imbere, ukajya uretse kuryoha mu buzima. Noneho wamara kugera aho ugera ukabona kuryoha. Ni ngombwa cyane bigakubaho munsi yuko tureshya, tukemera kugenda tuzamuka buhoro buhoro. Nibyo byiza. Hari abantu bihutira gushaka gukura, ugasanga bari hutira kugera kure kandi ntaho bari bagera. Bakihutira gukunda gusora amafaranga yabo uko babonye, maze ugasanga baburijemo ejo hazaza habo heza, ntibashobore kugera ku nzozi zabo kugira ngo batere imbere. Ntabwo waba ugitangira nk'akazi nturamara n'imyaka ingahe wifuze kugendera mu modoka nk'iyo umuntu umaze imyaka 25 akora. Urumva umuntu umaze imyaka 25 nta muntu washoboye kugira amafaranga, hari ibyo yashoboye gushyira mu mwanya utari washyira mu mwanya. Ubwo nawe rero kwirinda kwihuta wirukira gushaka kugira ibintu by'umuntu umaze kugira igihe kinini akora amafaranga, abona amafaranga, ashyira ibikorwa mu mwanya bimuha amafaranga. Wowe ntago washaka kumera nkawe, icyo gihe uri kwica gahunda inzira yawe. Bya bindi bigusaba no kujya gufata inguzanyo ya banki, bya bindi utangaho inyungu, ugatanga inyungu kugira ngo ugure imodoka nziza nk'iyo umuntu watangiye akazi hashize imyaka. Ayo ni amakosa ugomba kubihindura, ukareka ugakora intambwe zawe, ukabanza ukagira nawe ukagera aho ugera kugira ngo ugire aho uhera. Buryo ufite amafaranga nibyo bituma ugira inzozi zazindi zakuvana mu bukene. Niba nta mafaranga ufite washyize ku ruhande, ntabwo ushobora kugira inzozi zo gutangiza imishinga iguhindurira ubuzima. Kubera ko hano nkunda kubabwira ni inzozi, intego, guhindura ubuzima bwawe, ariko ubuhindura kubera ko ufite ikintu uheraho. Nutagira icyo uheraho rero, cya kindi wazigamye, uzabaho gutyo gusa umunsi ku wundi, ubuzima bukwitureho, ubuzima bukuyobora uko bushatse. Ugomba guhindura ibyo bintu. Niba ubonye ifaranga, ugomba kuvuga uti hari ikintu ngomba gushyira ku ruhande, ngombwa cyane. Niba ubonye amafaranga 100, bika 20, 30, nubishobora ukore nk'abashinwa, hanyuma ndasigaye aba ari ukoramo ibyo ushaka byose bijyanye n'ibyo ukeneye. Uko bigenda, ugomba gukora ku buryo bwose bigashoboka. Ugomba kwitondera ibintu ukoresha amafaranga, ugakora ku buryo bigushobokera. Yandi washyize wageneye ayo kubaho bikavamo. Ni ihame kuri wowe, nta gisobanuro ufite kuvuga ngo yagushiranye. Naho undi nutabikora gutyo uzakomeza muri ubwo buzima nta gihinduka. Niba uhembwa umushahara wawe ukawita ko ari muto, ntushobore kugira n'amashyi ushyira ku ruhande, icyo ni ikibazo gikomeye ugomba gukosora byihutirwa uhereye uyu munsi. Iyo amafaranga winjiza buri kwezi akuriye ibyo ukeneye agashira, ntushobore kugira icyo uzigama, ni ukuvuga kubaho bidakwiranye nawe. Ibikenerwa byawe bigomba gusumba cyangwa kungana n'umushahara wawe. Iryo ni ihame rishobora gutuma ugera kure. Iyo waryishe ushaka kuva mu bukene, iyo bihuriramo buri kwezi cyangwa se bigoranye, ni ukuvuga ko hari ikibazo ugomba gukosora byihutirwa. Byanze bikunze ugomba gushaka uburyo ugabanya ibyo ukenera, cyangwa se ukareba mu bintu ugura niba ntaho wabigurira kuri make, cyangwa nanone ukagura ibihendutse maze ukabaho bijyanye nayo winjiza. Niko bimeze. Ni ukuvuga ngo bizagusaba kugira ibyo wiyima
kugira ngo ukore nyine iyo saving. Hari ibintu uziyima wifuzaga ariko uzabyiyima. Hari igihe nyine ukenera gukora gutyo. Hari imyaka uzavuga uti iyi myaka ngomba kwizirika umukanda kugira ngo ushobore kugera kuri saving, ukabaho munsi cyane y'ubuzima wakwiye kubaho, ariko wizera yuko bizahinduka noneho ukabaho neza kurushaho. Nicyo ubugamije. Nk'urugero ukaba wanakwimuka ukajya gutura hanze y'umujyi, niba ukora mu mujyi ukajya wemera ugakora urugendo rw'amasaha 2 uje ku kazi mu mujyi. Niko bimeze, ibyo bizagufasha. Ubonye ko inzu igufata amafaranga menshi, ushaka kwimuka ukajya mu ya ntoya, ukajya uza noneho gukora niba uba mu mujyi wari usanzwe utuye mu mujyi ari naho ukorera. Niko bimeze. Niba wifuza kuguma mu bintu byiza, ugomba kubigira ubushobozi. Bigomba rero kugutera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo wongere ayo winjiza, ariko nabwo ntibigomba kukubuza kuzigama. Igihe cyose ugomba kuzigama. Niba uri umuntu ukunda ibintu byiza, ugomba kuvuga uti ndabanza mbone akazi keza kama amafaranga, ndabanza ngira amafaranga menshi, hanyuma mbone kuryoha. Ariko nabwo mu kuryoha kwawe kuzigama ugomba kubigumana. Hari abantu bahitamo kubaho birenze ubushobozi bwabo, benshi cyane babihitamo bagamije kwiyerekana, cyangwa se sinzi impamvu, ariko benshi babihitamo. Ugasanga arabaho birenze ubushobozi bwe, akabajya no gufata inguzanyo kugira ngo ibintu yifuza atari no kuvuga ngo ni ibintu agiye gukoresha wenda bizamuteza imbere. Oya, ibintu arakoresha imodoka nziza agenderamo, imyenda, inkweto, kugira ngo yice ku bantu mbese. Ariko ayo niyo mahitamo yabo, niko babishaka. Ubuzima no kubuhitamo. Ariko noneho abakeneye inama bataravumbura ko ari ikibazo, nababwira ni baho ukureshya. Menya kubaho ukureshya. Niko bimeze kugira ngo uzashobore usimbuke neza. Niba ukunda ibigezweho, amamarika ahenze, ibintu byose marike nziza, kora cyane ubanze ubona amafaranga menshi. Icyo gihe urabyemerewe. Kubera ko iyo umaze kugira ahantu ugera, umaze kugira amafaranga, uwemereye kuryoha. Ni ngombwa kuko ntabwo nanone wakoreye kugira ngo ukomeze kubaho mu gikene. Numara kuyagira, ryoha rwose, wambara ibyo ushaka, ugura imodoka ushaka, usohoke ujye kwishimisha kuri plage, mbese ubeho, mbese urya ubuzima. Ariko hari aho umaze kugera, ni ukuvuga ngo icyo ugomba kwirinda ni ugusimbuka. Ufate inzira yawe ugomba kuyigendamo, wagera ahantu ugera ukavuga uti ubu noneho nemerewe kuryoha. Ibyo urabyemerewe, ryoha, ariko hari aho umaze kugera. Ugomba kumenya neza ko amafaranga uzigamwa ari azagufasha no gutangira imishinga yawe ya business. Za business zawe, za ntego zawe, nayo mafaranga uzakoresha. N'ibindi ukabikora hakiri kare, ugashobora kugira ibikorwa binyuranye, kubera ko burya hari imyaka ugera ukaba ukwiye kuba ufite ibikorwa biguha amafaranga. Amafaranga kunganira, amafaranga ugenda uzamuka, uba ukeneye amafaranga kurushaho. Niba ari n'umuryango uko kura, uko umuntu akuru ku giti cye, n'abana bakura, abakeneye amafaranga yo gukoresha kurusha mbere. Ni ukuvuga rero icyo gihe wakwiye kukigera waramaze gushyira mu mwanya ibintu bigufasha kugira ngo bizakunganire. Ibikorwa, imishinga iguha amafaranga, ukagenda ubona amafaranga aha, ubona irinda aha, noneho akaza akakunganira. Ugomba kuzirikana ko hari imyaka igera ugakina amafaranga menshi. Cyane abana barakuze, ukeneye ayo kubarihira amashuri n'ibindi bakenera byose, byahari bitwara amafaranga rero kurusha mbere bakiri bato. Niyo mpamvu ari byiza utangira kubitegura hakiri kare kugira ngo utazahura n'ibibazo. Utegura amafaranga uzakoresha kurihira abana amashuri, ni ngombwa kuyategura kare. Noneho ugashyira mu bikorwa ibyo kuzigama. Buri munsi ugahora uzi yuko ifaranga ryinjiye mu ntoki zawe rigomba kugusigira ikintu uzigama, ukabigira ihame muri wowe. Kugira ngo rero ubishobore bitangira kare, noneho ugahagarika gukoresha aya mafaranga ushyira mu bintu bitari ngombwa. Ibyo ukabihagarika, ukayazigama. Ibintu udakeneye, bya byose ugura, ibintu byo kujya mu bintu bitari ngombwa bigutwara amafaranga, byose ukabihagarika, ugahindura mbese uburyo ubaho. Bya bintu bifasha amafaranga gusa. Ikibazo cy'abantu benshi ni ugushaka kwihuta berekana ko bakize.
ugomba kubihindura wowe uhereye none, utangire umenye ayo uhembwa, ayo ukoresha n'ayo uzigama. Bipange aya naya, aya naya nayo nahembwe, dore ndakoresha, dore ndazigama. Muri aya nzigama dore nzakoresha imishinga, dore nzabikira ibintu bintunguye, gutyo ukagenda ushyiramo ibyiciro ukurikije ibintu byinshi uzakenera. Umenye neza uti nembwa ya mu kwezi, nkoresha ya, nzigama ya, buri kwezi ukabyubahiriza byazi bikunze. Niko bimeze mu yuzigama rero. Nanone ukamenya nayo ushora nyine mu mishinga kugira ngo azashobore kubyara yandi, cyane ko atari byiza nanone kurekera amafaranga menshi kuri konti ngo yicare adakora, kubera ko nanone agenda atagaciro. Ukenera none kuyashora mu mishinga, ariko bitakubuza no kugira yandi uteganya y'ibintu byagutungura, ariko andi ugenda uyashora mu mishinga iri gukora igenda kubyarira yandi, ugateganya nanone makeya yagutabara kuri konti nk'amezi 3, ukabuzi ko uyafitiye kuri konti, ayandi ukayashora mu mishinga. Ntiwirirwe urundanya none amafaranga kuri konti, kubera ko nabyo atagaciro. Kuvuga ngo uzabika gusa utagira ikintu ukora ngo ushoremo, nabyo ntabwo ari ntuza strategy nziza. Nabyo byose rero kubera none tangira ufata umwanzuro wo gucunga neza amafaranga winjiza, ugabanye ibikenerwa kugira ngo utangire kwiga kuzigama. Utangire uzigama ubigire hamwe mu buzima bwawe. Iyo ufite amafaranga ushobora kugira inzozi, ugashyira mu bikorwa ibitekerezo byo gukora imishinga. Ibitekerezo byawe umaranye igihe wifuza gukora ukabishyira mu bikorwa, ubishyira mu bikorwa kubera ko ufite amafaranga ugomba guheraho. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza, nawe utaha ku yindi video. Yari Lady Jane, bakunda cyane. Bye bye.